Reka ngusubizeho udahwema kudukurikira ku muyoboro wacu wa Ben Kwizera TV, uwo dutera inkunga mu buryo bw'amasengesho, uwo duha ibitekerezo bitandukanye, uwo dutera inkunga mu buryo bufatika kugira ngo ibikorwa byacu bigume kwaguka ndetse no gutera imbere. Reka nkubwire ngo amahoro n'imigisha biva ku Mwami wacu Yesu Kristo bigume kubana nawe ndetse n'abawe, kandi Uwiteka utibagirwa imirimo myiza y'abera agume kuguha icyo umutima wawe wifuza amanywa ndetse na nijoro. Tugarutse mu kiganiro rero tugiye gukora mu buryo butarambiranye. Tugiye kuganira ku mpamvu zigera mu 10 Imana ikangura umuntu hagati ya saa 9 z'ijoro, saa 10 kugera saa 11, ndetse tunarebere hamwe icyo Imana ibigushakaho ndetse n'icyo Imana ibishaka gukora muri ayo masaha, ndetse turebere hamwe nanone amabanga akomeye yihishe muri ayo masaha y'isaa 9 z'ijoro, ndetse nanone dusoze tubabwira ku ngaruka zikunze kuba kuri buri umwe wese Imana ikangura muri ayo masaha ntabashe kubahiriza ibyo tuvuze hejuru. Icya mbere gikomeye cyane cyihishe muri iyi saha y'isaa 9, niba Imana ibasha kugukangura iyi saha y'isaa 9 cyangwa nawe ugakanguka, menya ko watoranyijwe n'Imana. Uri igikoresho cy'Imana gikomeye cyane, uri umwe mu bo Imana yahisemo kugira ngo ibagire ibikoresho byayo. Nubasha gukanguka iyi saa 9 rero uzajye umenya ko uri watoranyijwe, uzajye ukanguka usenge, uhite ubwira Imana cyane, usenge cyane, utake cyane, maze Imana izajya nayo ikubwira ibyo igushakaho ndetse ikwereke n'ibyo wakora kugira ngo ubashe kuguma kuba igikoresho cy'Imana ikunze kandi yishimira. Ikindi ni uko ariho Imana ivugana na buri umwe wese, niho Imana ivugisha buri muntu muri iyi saha y'isaa 9. Twabisanga muri Yobu ibice 33 umurongo wa 14, dusoreze kuri 15, haranditse ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri, nubwo umuntu atabyitaho mu nzozi mu iyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashyizweho basinziriye ku mariri yabo, niho yumvisha amatwi y'abantu, igashyira ikimenyetso ku byo ibigisha, kugira ngo igamburuze umuntu mu migambi ye, ngo imaremo umuntu ubwibone bwe buhishwe. Iyi ni isaha rero Imana ivugisha buri umwe wese. Nuzajya ubyuka iyi saha rero ujye umenya ko hari icyo Imana ishaka kuvugana nawe, maze ubyuke uyitege amatwi. Ikindi twakurikizaho ni uko iyi saha y'isaa 9 ni isaha yo gusabana n'Imana. Nuzajya ukanguka cyangwa ukagirirwa amahirwe yo gukanguka iyi saha, ujye umenya ko ugize amahirwe yo kuba wasabana n'Imana, maze ubyuke ubanze wiyeze, uzamura isengesho rikomeye cyane, isengesho riritura ibihome, isengesho rikura umuntu ikuzimu rikamugarurira umuntu, isengesho ribasha kwagura imbibi zawe. Ujye urisenga wumve ko ijuru rikingutse, wongere ubusabane bukomeye n'Imana muri iyi saha y'isaa 9, kuko nicyo Imana ibi igukanguriye. Ikindi gikomeye cyane abantu batazi ni uko muri iyi saha y'isaa 9 niho umuntu yaguka mu by'umwuka. Muri iyi saha y'isaa 9 ushobora kugusenga ugasenga, maze impano wari warabuze Imana ikaziguhereza. Muri iyi saha y'isaa 9 rero ujye ubyuka niba ushaka kwaguka mu by'umwuka, usenge, maze Imana nayo ikore ibyo igambiriye ku buzima bwawe. Ni isaha nanone yo gukangura Yesu, ukamubwira icyifuzo ufite. Niba wari ufite ikibazo, ujye ubyuka iyi saha y'isaa 9 utitirize usenga Imana, ariko wabanje gutunganya ikizira imbere yayo, wabanje kwiyeza ku gato no ku kanini, kugira ngo ubwire Yesu ikibazo ufite, kuko iyi saha y'isaa 9 Yesu aba ateze amatwi, ndetse na marayika Gabriel aba yamanutse kugira ngo abashe kumva ibisubizo, ndetse abashe kumanura ibisubizo byacu, ndetse ajyane n'ibibazo byacu mu ijuru kugira ngo dusubizwe, kuko Imana ibigambiriye kutugirira neza
ntago ibigambiriye kutugirira nabi. Ni isaha nanone yo gutegeka uko ushaka ko ubuzima bwawe buhinduka. Isaha y'isaa cyenda ushobora kuremesha cyangwa ukarema ibintu bishya ku buzima bwawe. Byuka rero iyi saha y'isaa cyenda ni nawe uri umunyamahirwe niba ujya ukanguka, uremesha ibintu bishya ku buzima bwawe, wiyambure umwijima, wongere wiyambike umucyo, wiyambure ibibi bagusize ndetse n'icyangiro baguteye, maze wongere wirememo ibintu bishya ku buzima bwawe, ukurikije uko ushaka ko ubuzima bwawe bugenda, ndetse ukurikije n'uko ushaka ko ubuzima bwawe buhinduka muri iyi saha. Imana ibasha kubikora. Ikindi ni uko iyi saha y'isaa cyenda niho Yesu Kristo yatanze ku musaraba ubwo yabambwaga. Hahita haza ubwira kabiri. Ni isaha ibamo ibintu byinshi cyane bikomeye cyane. Ni isaha nziza yo kuvumbura ibisubizo by'ibibazo ufite. Ni isaha nanone abamarayika ndetse n'abakurambere bakugenderera bitewe n'ibyo bashaka kukuremamo. Abakurambere muri aya masaha baba bakora, imyuka mibi bikora, kandi n'Imana ibiri impande yawe. Niyo mpamvu niba utari umukonikoni, isaha y'isaa cyenda ni isaha abamarayika bamanuka ndetse n'Imana ikamanuka kugira ngo ikurememo ibindi bintu. Ujye ubyuka rero usenge, ntukajye ucika intege muri isaha y'isaa cyenda. Niba udashoboye gusengera mu buriri, jya ubasha kwiyambura ikuvureri, ujye muri salo, ujye mu cyumba cy'abashyitsi, upfukame ku gitanda cyawe, ubashe gusabana n'Imana muri iyi saha y'isaa cyenda. Ikindi kintu gikomeye ku iyi saha y'isaa cyenda, ni isaha nziza yo kwihuza n'isi y'iby'umwuka, kuko ibintu byose biba bituje. Iyi saha y'isaa cyenda ushobora gusenga, ukarema ibintu bishya ku buzima bwawe, ugategeka uko umunsi uri bugende, ukabwira Imana ibyo ushaka kuremesha kuri uwo munsi ubyutseho. Iby'umwuka bikiyongera, Imana ikakubaka mu by'umwuka cyane. Kandi tuzi ko akenshi Imana itwubatse mu by'umwuka, nanone ibisi ko dukeneye n'iby'umubiri. Byuka rero muri iyi saha y'isaa cyenda ubashe kwihuza n'isi y'iby'umwuka, kugira ngo uzabashe kwihuza nanone n'isi y'iby'umubiri. Ni isaha nanone amadirisha y'isi y'iby'umwuka aba afunguye, kubera ko ni isaha yo gutanga ibyifuzo ku basenga, ni isaha yo gusubizwa ku basenze, ni isaha nziza yo kuvugana n'Imana, ndetse ni n'isaha abakonikoni cyangwa abakurambere baza kuvugana n'abantu. Urumva rero ni isaha yishema ibintu byinshi. Wowe ufite amahirwe yo gusabana n'Imana, jya ubyuka usabane n'Imana. Izi mbaraga z'umwijima uzihagarike ku buzima bwawe. Izi mbaraga z'ibitavuga Imana uzikure ku buzima bwawe, wirememo ibintu bishya. Nanone isaha y'isaa cyenda kugeza saa kumi n'imwe ni isaha nanone ushobora kubonamo ubutabazi bwihuse. Ni isaha Imana itangamo ubutabazi bwihuse, bitewe n'uko wayisenze, bitewe n'uko wayititirije. Imana ikakumva, ikagutabara, Imana ikakugirira neza. Nanone iyi saha y'isaa cyenda zo mu rukerera ni isaha imeze nk'ikiraro kiri mu isi y'ibifatika ndetse n'ibidafatika. Niba ushaka kuremesha ibintu bifatika rero mu isi y'ibidafatika, jya ubyuka iyi saha y'isaa cyenda usenge, ubwire Imana ibyo ushaka kuremesha biri mu isi y'ibidafatika, ariko ushaka ko Imana ibishyira mu isi y'ibifatika. Jya ubyuka iyi saha y'isaa cyenda rero usenge, ubwire Imana ko ushaka kuremesha ibintu bifatika ku buzima bwawe. Nanone isaha y'isaa cyenda Imana ibasha kukubohora, kubohora abawe, ndetse no kubohora ibyawe byaziritswe. Dufite ibintu byinshi cyane byacu abanzi bacu baziritse, abarozi baziritse, imbaraga z'umwijima zaziritse. Ni amahirwe rero niba ubasha gukanguka isaha y'isaa cyenda, menya ko ari isaha ushobora kubohora ibyawe. Ni isaha ushobora kubohora akazi kawe,
ni isaha ushobora kubohora imigisha yawe, ni isaha uba ushobora kubohora amazu yawe, ushobora kubohora amamodoka yawe, ni isaha ushobora kubohora urubyaro rwawe. Muri iyi saha y'isaa cyenda ni isaha ushobora kwikuraho imbaraga abantu bakuziritseho, ahantu bakuzingiye. Isaha y'isaa cyenda rero ni isaha ushaka kubohoka, ni isaha Imana ishobora kukubohora kugira ngo igukureho imyuka mibi yose, igukureho imbaraga z'umwijima bagusizeho, igukureho icyangiro baguteye, igukureho ikintu kibi cyose wumva kikubangamiye ku buzima bwawe. Isaha y'isaa cyenda ibasha kukubohora, ndetse ushobora no kubohoza ibyawe kandi ukabohoza n'abawe uzi izi mbaraga z'umwijima zigendaho, abawe uzi bagendwaho n'ibintu bibi cyane ubona bitari byiza, ari byo twita ikigudafata umuntu ntakomeze, ibyo bamwe bita inyatsi, ari byo bamwe batita mbese ibintu bidasobanutse ku buzima bwabo. Byubyuka isaha y'isaa cyenda rero ubashe kubohora n'abawe uzi izo mbaraga z'umwijima mvuze haruguru zaba zigendaho, kugira ngo nabo babashe kuva mu isi y'umwijima bagere mu isi y'umucyo, babashe kuva mu bidafatika bajye mu bifatika. Irindi banga isaha y'isaa cyenda yihishemo kugira imbaraga z'umutima. Muri iyi saha y'isaa cyenda niba ubasha gusenga ugasabana n'Imana, ukagira ubundi busabane n'ijuru, ukagira connection ifatika y'ijuru, nagira ngo nkumenyeshe ko niba ubyutse umaze kuremesha izindi mbaraga muri iyi saha y'isaa cyenda, uba ubyukanye imbaraga z'umutima zikomeye cyane, imbaraga zishobora kugufasha no gukomera ku munsi mubi wacitse intege, imbaraga zishobora kugukomeza wagize ibyago, imbaraga zishobora kubana nawe mu minsi mu bihe bibi, ukajya ubona mbese biriho ariko ukabifata nk'ibitariho. Mu gihe ubona ibintu byanze ariko Imana ikakubwira ngo ndi kumwe nawe, mu gihe ubona Satani akubwira ko byacitse, Imana ikongera ikakubwira ko ikigufite mu biganza byayo, ikongera ikakubwira ko ejo buzacya bucyana ayandi. Iyi saha y'isaa cyenda rero jya ubyuka ubashe kuremesha imbaraga z'umutima ku buzima bwawe, zizagufasha no gukomera muri cya gihe utazi, cya gihe uzahura n'ibintu bibasha kugukomeretsa, cya gihe uzahura n'abantu bashaka kugusubiza inyuma, cya gihe uzahura n'abanzi bawe bashaka kukubwira ibintu bibi. Jya ubyuka iyi saha y'isaa cyenda, Imana iguha inkomezi y'umutima, Imana iguha igitsikamutima, kugira ngo no ku munsi mubi uzabashe gukomera nk'uko Yobu yakomeye igihe ibyago byari bimugwiririye. Irindi banga ryihishe muri iyi saha y'isaa cyenda ni uko iyi saha y'isaa cyenda ari isaha yo kugamburuza imigambi y'ababisha, imbaraga mbi badutongereye, abatuzinze, abavuze ko tutazabyara, bavuze ko utazashaka, bavuze ko ntacyo uzageraho, bamwe bavuga ngo uzapfa utikamiye n'ay'imbwa, bamwe bavuga ko ntacyo ubasha gufata ku buzima bwawe. Ba bandi bose bagutongereyeho imbaraga z'umwijima, iyi saha y'isaa cyenda ibasha kuzigamburuza. Iyi saha y'isaa cyenda ushobora kuremesha ibintu bishya ku buzima bwawe, ushobora kuremesha imbaraga ku buzima bwawe. Ukavuga ati nubwo bavuze ko ntazashaka ariko ndemye umugabo, ndemye umugore mu izina rya Yesu Kristo. Nubwo bavuze ko ntazabona akazi, ndemye akazi mu izina rya Yesu Kristo. Nubwo bavuze ko nzapfa ntikamiye n'ay'imbwa, ndemye kwikamira n'ay'inka mu izina rya Yesu Kristo. Nubwo bavuze ko nzapfa nta rubyaro, ndemye urubyaro mu izina rya Yesu Kristo. Iyi saha y'isaa cyenda ujye ubyuka utegeke, ujye ubyuka ugamburuze iyi migambi y'ababi, ujye ugamburuza iyi migambi y'abanzi bawe. Hari abanzi ko batatwifuriza ibyiza, hari abantu batifuza kubona umeze neza. Jya ubyuka rero ugamburuze iyo migambi yose ya Satani, wowe utegeke ureme ibintu bishya ku buzima bwawe ukoresheje imbaraga ziri muri iyi saha y'isaa cyenda. Turabisanga muri Yosuwa ibice 10 umurongo wa 13. Haravuga ngo izuba rihera ko rirahagarara n'ukwezi kugumaho kuri, bigezaho ubwo bwoko bwamariye guhora inzigo ababisha babo.
Mbese icyo nticyanditswe mu gitabo cya Yashiri? Izuba riguma mu ijuru hagati ritinda kurenga, rimara nk'umunsi wose. Muri isaha y'isaa kenda rero ushobora kuremamo ibintu bikomeye cyane, ushobora gutegeka ibintu bikaba, ushobora gutegeka ibintu bigakomera, ushobora gutegeka muri iyi saha y'isaa kenda ibintu bikomeye cyane bikaba ku buzima bwawe, bitewe n'uko iyi ni isaha y'umugisha cyane ku bantu babashije kumenya gusenga kuri iyi saha y'isaa kenda, ku bantu babashije kumenya imbaraga zihishe muri iyi saha y'isaa kenda. Iyi ni isaha y'imigisha myinshi cyane. Jya byuka uremeshe rero mwene data, witwarwa n'ibitotsi, witwarwa n'amarangamutima y'iby'isi. Jya byuka ubashe kuremesha ibintu bishya ku buzima bwawe, kugira ngo iyi saha y'isaa kenda nawe Yesu ajye akubonekera ku buzima bwawe. Ikindi cyihishe muri iyi saha y'isaa kenda nanone, irindi banga rikomeye cyane ryihishe muri iyi saha, nuko iyi saha niyo kwakira ubutabazi. Iyi saha tubasha kwakiramo ubutabazi bwihuse bw'Imana. Niho Imana ibasha gutabara abantu bayo, niho Imana ibasha kumanura ibyifuzo byihuse, niho Imana imenya abantu bayitakira amanywa ndetse na nijoro, niho Imana imenya ko wiyimye ibitotsi, hari abandi basinziriye, Imana ikamenya ko wiyimye mbese gusinzira nk'abandi, Imana ikagendera ku byifuzo byawe, Imana ikagutegera ugutwi, kuko ugutwi kwayo guhora ku byo tuyisaba, kandi ijisho ryayo rihora ku bantu bayubaha. Iyi saha y'isaa kenda rero ujye ubyuka ubwire Imana ko hari ibyo ukeneye ku buzima bwawe, maze Imana ibashe kohereza ubutabazi bwihuse ku buzima bwawe. Ibi ni bimwe rero twari twabateguriye mu mpamvu zatuma Imana igukangura muri aya masaha y'isaa kenda z'ijoro. Reka dusoze tubabwira ngo hari ingaruka ndetse n'ibibazo umuntu ashobora guhura nabyo Imana igukanguye kuri iyi saha y'isaa kenda, ariko ntubashe kubiha agaciro. Turabisanga muri Matayo ibice 13 umurongo ni 25. Yaranditse ngo nuko abantu basinziriye, umwanzi araza abiba urukungu mu masaka aragenda. Nuko amaze kumera no kwera, urukungu narwo ruraboneka. Abagaragu be baraza babaza umutware bati, Mutware, ntiwabibye imbuto nziza mu murima wawe, none urukungu rurimo rwavuye he? Nawe arabasubiza ati, ni umwanzi wagize atyo. Abagaragu be baramubaza bati, noneho urashaka ko tugenda tukarurandura? Nawe ati, oya, ahari nimururandura urukungu murarurandurana n'amasaka. Mureke bikurane byombi bigeze igihe cyo gusarurwa. Mu isarurwa nzabwira abasaruzi nti, mubanze mutoranye urukungu, muruhambire imitwaro rutwikwe, maze amasaka muyahunike mu kigega cyanjye. Iyi saha y'isaa kenda ushobora kugira ingaruka z'uko imigisha yawe ishobora kwivanga n'imivumo yawe. Dufite abantu benshi cyane tuzi bafite ubutunzi ariko badafite umugisha, bahora barira, bahora baganya. Urukungu ruba rwarakuranye n'amasaka. Muri makeya ibyishimo biba byarakuranye n'umubabaro. Umuntu akaba afite ibintu ariko agahorana amaganya, umuntu akaba afite ubuzima bwiza ariko agahorana amaganya. Muri saha y'isaa kenda rero jya ubyuka, niba utashaka ko izi ngaruka zizakugeraho, ubashe gukura urukungu mu masaka bitarakurana. Ndetse muri saha y'isaa kenda niba utabasha kubyuka, jya umenya ko hari intege nke Satani akubibamo mu buzima bwawe. Hari inzira mbi Satani ashobora kukwereka ku manywa ku buzima bwawe, ushobora gucamo zikakugira ingaruka ku buzima bwawe. Rero ni ingaruka zikomeye cyane, ni ingaruka zo kugira ubunebwe, zo gusubira inyuma mu buryo bw'umwuka, ni ingaruka zo kutagira ubusabane bwihuse n'Imana, ndetse no kutagira ubusabane bufatika n'Imana. Ni ugira ingaruka y'uko connection y'ijuru ikujya kure. Ni ingaruka zikomeye cyane ku buzima bwawe, kuko iyi saha y'isaa kenda niho Imana ibasha gutanga sinyare ku bantu bayo, kugira ngo bamenye umurongo ngenderwaho ugezweho muri icyo gihe,
kuko muri iyi minsi dufite ibintu byinshi cyane biruhije muri iyi si, dufite ingaruka nyinshi cyane abantu bari guhura nazo badasenga, barimo baratungurwa muri saa kenda. Rero menya ko ushobora guhura nanone niba utabasha kubyuka ngo usenge, menya ko ushobora guhura n'ingaruka zo gutungurwa n'iminsi ndetse n'ibihe, ukabona ibihe bibi bikugezeho, kandi iyi saa kenda wakabyutse Yesu akakuburira, wakabyutse Imana ikakugirira neza, ikabasha kukwereka ibikugarije ku buzima bwawe, ikabasha kukwereka icyerekezo wacamo ku buzima bwawe. Dufite ibintu byinshi cyane twavuga, ariko reka ngushimire we wabanye natwe, kandi reka nkume kugusabira umugisha. Reka nanone nkubwire ngo ntugende udakanze subscribe, udatanze ibitekerezo muri komenti, udakanze kuri like, utakoze buri kimwe cyose cyatuma iki kiganiro kibasha kugera kure, kugisangiza abandi, ndetse ari n'ibitekerezo ubasha kuduhereza kugira ngo ibiganiro byacu bigume kubageraho. Ushobora kutubona kuri kamenyetso ko guteranya ka 250 783 49 09, ukabasha kuduha ibitekerezo, tukaguma kubana nawe uko bwije ndetse n'uko bukeye. Imana y'amahoro igume kuguha umugisha waho uherereye hose. Amen.